Anita Pendo wazunguzaga ikarito Nyabugogo yaje kwisanga abaye umushyushye rugamba gute? Kambagezeho agastori gato k'uyu mwene Spiriane Mpabuka na Apofia Mukampabuka. Ari ukuntu kera umuntu yasozaga kwiga amashuri yisumbuye ubundi akaba ashatse uturimo tw'amaboko aba ari gukora. Nibyo byabaye kuri Anita Pendo wasoje amashuri mu myaka ya 2008-2009 nuko ashaka uturimo tw'amaboko aba ari gukora. Yazengurutse umujyi wa Kigali ashakisha ahantu bamuha uturimo tw'amaboko yabakora, niko kugera Nyabugogo ahasanga societe yacuruzaga ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nuko bamuha akazi ko kujya azengurukana ikarito irimo ibicuruzwa byabo, nuko bakajya muhemba amafaranga 1000. Anita Pendo yakomeje kuzunguza iyo karito igihe kitari gitoya akajya ahabwa amafaranga 1000 ku munsi, kugeza umunsi amahirwe yaje kumusekera. Twavuga ko ari nayo ntangiriro ya kariyeri ya MC. Hari umukobwa washyushyaga abantu mu modoka y'ikamyo nyine yamamazaga ibicuruzwa by'iyo company Anita Pendo yazunguzaga, yaje gusezera akazi bituma bashaka umusimbura we. Anita Pendo ubwo yarakomeje kwizunguriza yikoreye agakarito ke Nyabugogo, nibwo yaje kumva amakuru ko umushyushya rugamba washyushyaga abantu mu ikamyo ibamamariza ibicuruzwa byabo yasezeye kandi bashaka umusimbura wabo. Nibwo yasabye ko bamuha amahirwe agatangira kujya ashyushya abantu, nuko Anita Pendo wazunguzaga ahabwa amafaranga 1000 yatangiye kuyimusinga. Anita Pendo ako kazi ko gushyushya abantu mu ikamyo yagakoze mu gihe kirenga umwaka. Abantu bagenda bakunda ukuntu abikora, amakampani menshi agenda amwizereramo, bakagenda bamuha akazi, agenda azamuka mu ntera, niko yaje kwisanga muri Primus Guma Guma Superstar, ari naho abantu benshi cyane twagiye tumumenyera. Ngayo nguko ibya Anita Pendo, history ya Anita Pendo kuyemiriye somo. Ngende Mideli w'Abanyarwanda.